11 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Nuvuga ngo usubira inyuma, Yesaya n'umuhanuzi mukuru abantu benshi baramuzi. Ubwo urava kuri Yesaya usubira inyuma ugere ku ndirimbo za Salomo, nuzivaho ugere ku gitabo cy'umubwiriza. Usubira inyuma bireta byoroha ibyo ngibyo, ko Yesaya kumugeraho biroroke. Ubwo turasubira inyuma igitabo kimwe, indirimbo za Salomo, hanyuma dusubira inyuma ikindi gitabo tugezeho, niho hari igitabo cy'umubwiriza. Igice ni cya 11, turasoma umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Nukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kuyinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe, n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu nzira no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Twihute mu byahishuwe, igitabo gisoza muri Bibiliya, igice cya 20 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Ibyahishuwe nyine hita ijya ku mpera ya Bibiliya. Igice cya 20 turasoma umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Mbona intebe y'ubwami nini, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Turasoreza muri Matayo igice cya 12, igitabo kibanza mu isezerano rishya. Matayo ibice 12 turahasoma ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu, umurongo wa 36 kugeza kwa 37. Matayo ibice 12 umurongo wa 36 kugeza ku murongo wa 37. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ingiriye ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu kugira ngo ivugane namwe inkoresheje. Izina ryayo nirishimwe. Ndayishimira kandi ko twese yaturinze, ikaba yaduhaye guterana. Hari aho bidashoboka, ariko ubu buntu yaduhaye kuba twateranye bigashoboka, nabwo turabishimiye. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. None ndashimira urubyiruko rwateguye kino giterane gifite intego yo kubaho dufite ubuzima bwubaha Imana cyangwa bunezeza Imana. Namwe Imana ibaha umugisha. Hari imbaraga nyinshi mwakoresheje, kandi muri bato harimo n'amafaranga. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi baha imbaraga, mukomeze muyikorere mu izina rya Yesu. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero ndetse na paruwasi, nabo bampaye uyu mwanya ndetse nabo bafatanije, harimo n'urubyiruko, kugira ngo mbashe kubaganiriza iri jambo ry'Imana. Turi buze kuganira mu mwanya utari buze kurambirana cyane, kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ijambo bansabye kubaganiriza ryarangoye
kuko umuntu akimara kuryumva ni ijambo risa nkaho riteye ubwoba. Ni ijambo rivuga ngo kuzirikana urubanza, kuzirikana ko hazabaho urubanza. Bansabye ko ari ryo jambo nzabaganiriza. Ni ijambo ryiza Bibiliya igarukaho cyane, ariko ni ijambo utakumva ngo wumve ko amarangamutima yawe yishimye, wumva amarangamutima yawe yikanze cyane. Ku rubanza nta muntu uri kunda. Iyo umuntu bamukubise ka konfokasiyo batuzitabe mu rukiko, ni ibintu biteye ubwoba. Hari umupastori hano ntari buvuga izina ukunda kuvuga ngo mu bantu atinya. Uwo mupastori ari kwiyumva, nizere ko bitari buze kumugora ibyo ndi kuvuga. Ngo mu bantu atinya ngo harimo bari abagabo bambaye amakanzu y'umukara. Burya ntago ari we wenyine, ni twese. Buri muntu wese muri twe bamuhamagaje impamvu amusuhuje nuko ari amakanzu yayambayeho, yakoze ako kazi. Twese burya nubwo nawe yagakoze, burya bamuhamagaje nawe yahinda imishyitsi. Rero urubanza ntabwo ari ijambo riryoheye amatwi, ariko nyine ni ijambo ribaho. Ni ijambo ribaho ariko ntabwo riryoheye amatwi. Uwateguye rero iri jambo, cyangwa iyo Bibiliya igaruka ku ijambo urubanza, ntabwo iba igamije kutwambura umunezero, nta nubwo iba igamije kutwambura ubwigenge n'ubwisanzure ndetse no kunezerwa. Ahubwo hari ibintu Bibiliya ibirimo kutwibutsa, ibigira ngo tubeho ubuzima bwejejwe, ibigira ngo tubeho ubuzima butunganye, ubuzima bukora ibikorwa by'ubwenge, ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Ibigira ngo itwibutse ibintu tugiye kuganiraho bigera muri bibiri. Icyambere, ibigira ngo itwibutse yuko umuntu Imana yamuhaye ubwigenge bwo guhitamo gukora ibyo ashaka. Abantu bose ku isi, natwe twese, umuntu afite ubwigenge bwo guhitamo gukora ibyo ashaka. Icyo ndibuze kukigarukaho. Ariko tukiri aho ngaho, ubwigenge udafite nubwo guhitamo kutajya mu rubanza cyangwa se kurujyamo. Ubwo bwigenge ntabwo ufite. Wahawe ubwigenge buhitamo gukora ibyo ushaka, ariko ubwigenge buhitamo ingaruka zavuye mu byo wakoze ntabwo ufite. Buri ahandi hantu, buri ku Mana yo yonyine. Icyo rero ni ikintu dukwiriye kuzirikana. Hanyuma icya kabiri, turaza kuvuga kuri ya jambo ryo kuzirikana urubanza. Kuzirikana urubanza nagereranya no kubazwa inshingano. Wahawe inshingano, wahawe ubwigenge bwo guhitamo kuzikora no kutazikora, ariko niba warazikoze uzabazwa inshingano. Uzajya mu rubanza ubazwe ibyo wagize gute, ibyo wakoze. Iyo umuntu yapfuye murahamagarana ngo birarangiye. Ara twabirebye ntabwo biba birangiye. Twabisomye mu byahishuwe ngo yewe ngo wa murwayi nari ndwaje ngo birarangiye. Ntabwo biba birangiye, ntabwo biba birangiye. Hano se batangaje gahunda ya muzehe tuzaherekeza, ntabwo byarangiye. Iriya mirimo yose yakoze uhereye mu 1952 ari umuvuga butumwa, batwaza abamisiyoneri ibikapu. Nge yamaye ubwo buhamya. Bagera ahantu bigoye bakabaheka, ari nta modoka, bahekaga abamisiyoneri. Ntabwo birangiye, iriya mirimo azayihemberwa. Imana ishimwe, haleluya. Nawe imirimo ukora uzayihemberwa, ntabwo birangiye. Rubyiruko, imirimo muri gukora muzayihemberwa. Erayono, imirimo mukora yivuga butumwa ikabavuna, muzayihemberwa. Korari Gahogo mwashize nk'amafaranga menshi na za uniforme n'ibindi bintu. Iyi mirimo mukora ntabwo bizarangirana nuko bagushyinguye, muzayihemberwa. Reka rero twihute dukomereze kuri icyo kintu cya mbere navuze, cyuko umuntu afite ubwigenge bwo guhitamo. Nibyo uburyo Imana yaremye umuntu, iyo tubirebye mu itangiriro, Imana yaremye umuntu imusumbisha ibindi biremwa byose.
yamuremye mu ishusho yayo. Umwanditsi wa Zaburi we yaranditse aravuga ngo habuze gato ngo imugire nk'Imana. Abamarayika Imana yabaremye bitandukanye natwe. Abamarayika ni imiyaga, abamarayika ni intumwa Imana ngo ituma kubazaragwa agakiza, niko byanditse hariya mu Baheburayo. Ni nayo mpamvu Satani atababariwe akoze icyaha. Niyo mpamvu wowe nanjye Imana yohereje Yesu ngo aducungure ku musaraba igihe twacumuraga. Dutandukanye na Satani, dutandukanye n'abadayimoni aribo bamarayika bafatanije na Satani kwigomeka. Satani nubwo yakwihana akarira akiyiriza ubusa agasenga nta mbabazi yahabwa, ariko wowe kubera kudasanzwe waremwe mu ishusho y'Imana. Imana yohereje Yesu aza mu isi amena amaraso ku musaraba kubwawe kubwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kubera ko twaremwe mu buryo budasanzwe. Ngo habuze gato, habuze gato. Hari igihe abantu batujajinga bitewe n'ukuntu tureshye. Babona uri mugufi nawe bikagutera complexe, kagura nk'inkweto kure ndende kugira ngo ureke amasantimetero yakwiyongeraho ukagira gutya. Nibyo hari igihe natwe twijajinga dukurikije ibara ry'uruhu kubera ko wirabura, bakakujajinga bakurikije isura, izuru, n'ahantu uvuka. Ariko ukureshya kose, ibyo ufite byose, ukusa kose, uri umuntu udasanzwe waremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu Imana yohereje Yesu aragucungura ku musaraba. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Niyo wakwambara inkweto ndende uzongeraho amasantimetero make, nujya kuryamana nubwo uzanayiryamana. Uzaryama ureshya uko Imana yakuremye umeze, ariko ufite agaciro imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose. Muri ibyo rero Imana yaturemanye bidasanzwe. Yaturemanye ubwigenge bwo guhitamo, ubwigenge bwo guhitamo. Intare nubwo ari nini, nge narebye intare nyegereye ndi hamwe nayo nka hano na hariya, atari muri filime, nge narayibonye. Nabonye intare iri nka hariya, atari muri filime. Intare nubwo ari nini, yo nabonye yanganaga n'inyana imaze nk'amezi 5 ivutse. Ikabirusha umuntu imbaraga n'ubukaka, ariko ntabwo ifite ubwigenge bwo guhitamo. Mujya mubona ingagi ko ari nini n'imbaraga zayo, ariko ntabwo ifite ubwo bwigenge bwo guhitamo ibyikora n'ibyidakora. Inzovu ni nini, hari n'ububasha runaka ifite, ishobora kubika inzika imyaka irenga 20 warayihemukiye. Wazasubira mu ishyamba ikamenya ko wahageze, igahita kwitura ibintu wayikoreye. Inzuki zigira organisation, zigira umwami, zikagira umwamikazi, zifite ukuntu zigenda mu matsinda. Imiswa ifite ukuntu yubaka. Hari ukuntu inyamaswa ubona zibayeho mu bwenge Imana yazihaye, ariko mu bintu zidafite ntago zifite ubwigenge bwo guhitamo gukora ibyo zishaka. Yo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya 21, ariko tubisanga no mu Gutegeka kwa 2, Imana yaremye umuntu abango nshyize imbere yawe inzira ebyiri. Nshyize imbere yawe inzira ijya mu rupfu, nshyize imbere yawe inzira ijya mu buzima, ijya mu bugingo, kandi nguhaye ububasha kugira ngo uhitemo. Nuhitamo gukora ibyiza uzabona ubugingo, nuhitamo gukora ibibi uzabona urupfu. Imana iha umuntu ubwo bubasha, imuha n'ubwigenge bwo gukora ibyo ashaka. Niho twasomye hariya mu mubwiriza ku murongo wa 9, havuze ngo wa musore we wishimira ubusore bwawe, wishimira ubuto bwawe. Turaha ibihugu bifite ukuntu bidefinisa ubusore, bifite ukuntu bisobanura ubusore.
hagati y'imyaka runaka n'imyaka runaka. Bibiliya nayo ifite ukuntu idefinisa ubusore, ifite ukuntu isobanura ubusore. Mu gice cya 12 hatangira havuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Umurongo twahereyeho dusoma wavuze ngo nubwo warama imyaka myinshi, jya uzirikana ko hazabaho iminsi y'umwijima, kandi iminsi y'umwijima izaba ari myinshi kuruta iminsi waramye. Niko umwanditsi yavuze. Hanyuma ijambo ry'Imana mu gice cya 12 risobanura ubusore icyari cyo. Imana nayo ifite ukuntu idefinisa imyaka y'ubusore. Haravuga ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe, ishimira ubuto bwawe, ugendera mu nzira umutima wawe ukujyanyemo no mu byo ushaka, ariko ibyo byose umenye ko bizagushira mu rubanza. Kandi ngo ujya wubaha Uwiteka mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Bibiliya niko idefinisa ubusore, niko isobanura ubusore. Yavuze ngo igihe iyo minsi itarakugeraho ngo abasyi barorere gusya kubera ko babaye bake. Ayo ni amenyo. We yanditse mu buryo bwa poeme, yari umuhanga. Abasyi, hari igihe nubwo ubona ufite amenyo, hari igihe abasyi bazarorera gusya kubera ko babaye. Ujye ureba inyama wifuze kuyihekenya utabishoboye. Abasyi barorere gusya kubera ko babaye. Ngo n'abantu barungurukira mu madirishya ngo batari bahuma. Ayo ni amaso. Amaso yawe ahume, ujye bishenyi bakubage byange. Komeza uhume tu. Abandi bareba ibintu baseke, wowe uyoberwa ibintu basetse, utangira ubaririze ngo muri guseka iki? Murimo muraseka iki? Bajye bakwita baraseka iki? Iyo minsi Yesu niba atinze kugaruka, umuntu wese uri hano nashaka bari mu nda azayigeramo. Azayigeramo. Ngo n'igihe intwari zizunama, urwo ni urutirigongo, backbone, intwari zizunama. Iyo minsi niyo minsi mibi ibaho mu buzima bw'umuntu. Mu buzima bw'umuntu. Ngo icyo gihe ngo uzaba ngo urimo kwitegura gusubira, cyangwa nzaba ndi kwitegura gusubira iwacu hiteka. Ibyo bintu ngo bizarangizwa ngo nuko itaka cyangwa umukungugu usubiye mu mukungugu. Amagambo abapastori bavuga bari gushyingura. Ijambo rya nyuma tuvuga iyo tugiye guha uburenganzira abantu ngo bururutse umurambo cyangwa umubiri. Hejuru y'amagambo yose twavuze turavuga ngo umubiri wavuye mu mukungugu, none tuwusubije mu mukungugu. Ubugingo bwasubiye ku Mana yaburemye, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Iyo turangije ibyo ngibyo turababwira ngo mumanure. Tukabwira abahungu ngo mushyireho itaka cyangwa mushyireho beto. Ibyo ari wowe bizakubaho, ari nanjye bizambaho mu gihe Yesu yaba atinze kugaruka. Ntufite power zo kubyanga. Nukuvuga ngo dufite ubwigenge bwo guhitamo gukora ibyo dushaka, ariko ntago dufite ubwigenge bwo guhitamo kwanga ingaruka z'ibyo twahisemo gukora. Adamu na Eva bari bafite ubwigenge bwo gukora ibyo bashaka, ariko ntabwo bahisemo kwanga ingaruka z'ibyavuye mu byo bakoze. Ukuntu ukuri kudakunda kuvugwa n'urubyiruko, namwe mwangoye nyine mu makwigisha ibi bintu bitaryoheye abantu, ariko birimo ukuri. Imana ibahereza umugisha, ariko ibi bintu nibyo. Ibyo rero kubaho utazirikana ko bizaba, kandi ntibirangiriraho, nta nubwo birangiriyeho. Twasomye mu byahishuwe ko biba bitarangiriyeho. Nshaka mbikomereze rimwe ngere no ku rubanza. Twasomye mu byahishuwe ngo ntago biba birangiriye aho. Ntago birangirana nuko Serikeyi bayimanuye ngo witwaze ngo byarangiye.
ntabwo birangiriraho, ahubwo twabonye ijambo ry'Imana mu byahishuwe. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo arimo arabona ibintu byo mu minsi y'imperuka, ngo yagiye kubona ngo abona isi ivuyeho, abona ijuru rivuyeho, abona ibya mbere bivuyeho, ngo agiye kubona ngo abona intebe nini yera, ngo abona n'uyicayeho, uwo ni Yesu, ngo ibitabo birabumburwa, ngo habumburwa n'igitabo cy'ubugingo, basoma abakiriye Yesu, abafite ubugingo. Abantu bose babuze muri icyo gitabo ngo baciriwe imanza zikwiriye ibyo bakoze. Ngo ariko ngo yagiye kubona ngo abona inyanja zirimo ziragarura abantu zamize, abantu bose bo mu ndege bahanukiye mu nyanja, abona ziri kubagarura. Abantu bose baguye mu migezi, abona imigezi iri kubagarura. Abona Nyagatovu irimo iragarura abantu bashyinguwe hano hirya. Abona Rusororo irimo iragarura abantu bagize gute, bashyinguweyo, ryarimbi ry'Imuhanga wenda kugera mu mujyi. Agiye kubona abona ririmo aragira gute, barimo baracomoka, my friend, barimo barasohoka, barimo baraza. Ngo abona harimo abantu bakomeye, bapfuye bakomeye, n'abantu bapfuye bagize gute, boroheje. Ibyo nta bubasha babifiteho, ntabwo bazanga kuzuka, nta nubwo bazanga kujya imbere y'intebe y'imanza, kandi buri muntu wese yaracomokaga, ibyo yakoze bigacomokana nawe. Ibyo yakoreye mu mwijima, ibyo yakoreye ku mugaragaro bigacomokana nawe. Abanywaga amasigara ibikarito bijyana nabo, abanywaga inzoga, bya bikese by'inzoga bijyana nabo, abicaga abantu n'uduhanga tujyana nabo. Abona birakomeye, bahagaze imbere y'intebe y'imanza. Yarabivuze pasiteri, guhagarara imbere y'abari abagabo biragorana, kandi n'abantu ibaze guhagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Yesu yaje nk'umwana w'intama w'Imana, abambwa ku musaraba, baramubamba babona biremeye, ariko nagaruka azaza ameze nk'intare, azaza ari umucamanza, azaza yambaye umwenda w'abacamanza, kandi ntawe uzanga guhagarara imbere ye. Kandi ibintu dukora rwihishwa n'ibintu dukora hagaragara byose bizahishurwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'ijambo ry'imfabusa mwavuze ngo naryo muzaribazwa. Ijambo ry'imfabusa, hari igihe mvuga ibintu bigakurura impaka nyinshi, abantu batashoboye kubyumva neza, ariko ndagira ngo ngutangarize ko ubu Kristo nta murokore ukwiriye gukina komedi. Abarokore bo hambere, ariko n'ubu hari abahari bayoborwa n'Umwuka Wera, bagiraga ikintu cyitwa barriers. Ntabwo bambaraga imyenda yose, hari imyenda bambaraga niyo batambaraga, ariko ubu inganda zirasohora imyenda tukambara nta kintu twitayeho. N'amadefinisiyo ubwayo n'amazina babyita kugira ngo batujijishe, nabwo ntabwo dushaka kuyumva. Umuntu aragura ipantaro yacikaguritse, barangiza bakabishyira mu gifaransa ngo barimo baracuruza deshihe, kandi wabishyira mu kinyarwanda n'ubundi ni ibintu byacikaguritse, ugatanga amafaranga yawe ugura ibintu byacikaguritse uri umuntu w'umurokore, kubera ko babishyize mu gifaransa ngo ni deshihe. Nguriya muzehe Tabaro wize mu gifaransa, genda umubaze deshire mu kinyarwanda ni ibintu byacikaguritse, ariko ntago babishyira mu kinyarwanda, kuko nabishyira mu kinyarwanda ntago urabigura. Abarokore hari ibintu bambaraga, hari n'ibintu batambaraga. Abarokore ntago banywa ibintu byose, ntabwo inganda zikora ibintu byo kunywa ngo tunywe ibintu byose, oya, hari ibintu tunywa, hari ibintu tutanywa. Ntago ducuruza ibintu byose, hari ibintu ducuruza n'ibyo tudacuruza, ntago ducuruza ibintu byose. Ntago abarokore barya ibintu byose.
mwibuke Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego bageze muri kiriya gihugu, babonye hari ibiryo biribwa n'ibiryo bitaribwa, babonye hari ibiryo bizahumanya ubugingo bwabo, barahira kutazabirya, bagambirira kutazabirya, byari kubahumanya. Babona ibiryo bidahumanye muri kiriya gihugu niki? Ni ibishyimbo n'amazi. None n'uyu munsi abaganga batangiye kutugira inama ko uwarya ibishyimbo akanywa n'amazi ashobora kugira ubuzima bwiza. Bibiri ivuga ko bariye ibishyimbo bakanywa amazi, bakora test bagasanga bafite ubuzima. Ibishyimbo biri muri cadre y'imboga, bigira n'amaproteine, hanyuma n'amazi. Umuntu anyoye amazi, barimo baradukura ku bintu byose byo kunywa bakadusigira amazi. Découverte ya Daniel principle. Amaherezo Bibiliya muzayigarukaho. Amaherezo Bibiliya bazayigarukaho. Amaherezo Bibiliya bazagira gute? Bazatoroma hanyuma bayigarukeho. Ibishyimbo n'amazi. Kwa muganga nta muntu bajya babuza ibishyimbo, ahubwo bakubwira kurya ibishyimbo no kunywa. Principe ya Daniel. Bagiye kumupima basanze ari ubayeho neza. Abantu bose bagiye kunywa vino, umwami yanywa. Mwabonye mu Rwanda umukwaba Imana yazanye wo kuzihiga? Umukwaba w'Imana wo kuzihiga igakoresha abanyembaraga. Leta n'abakozi b'Imana kandi bakoresha imbaraga. Bakoresha imbaraga kuko leta n'abakozi b'Imana bashinzwe abantu bafite kamere, abantu b'intagondwa, abantu bananiranye n'igi bashobora. Imana yaduhaye ububasha n'uburenganzira bwo guhitamo. Hanyuma Imana ntabwo ishaka yuko abantu tubaho mu gahinda, oya. Ntabwo Imana ishaka yuko tubaho mu gahinda, oya. Muri bwa bwigenge, muri ya mahitamo, hari umugisha Imana yaguhaye. Hari abantu Imana yahaye imyanya myiza y'akazi, ibahemba amafaranga menshi, ibaha n'icyubahiro. Twese igihe cy'ubusore tukinyuramo, hari abantu Imana yagize abagore beza, abandi bagira abakobwa beza, hari abagize abasore beza, abandi bagira abagabo beza. Imana yaduhaye imyaka myiza y'ubusore n'ubuto. Ibyo bintu byose Imana iduha, uwo mugisha Imana iduha, irashaka yuko tuwishimiramo, irashaka yuko tunezererwamo, ariko tuzirikana ko ibintu dukora hazaba urubanza. Ikindi dukwiriye kuzirikana nuko umutima w'umuntu ukunda ibiri mu isi. Nusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:15-17 haranditse ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azabaho iteka ryose. Imana ishimwe, haleluya. Menya ko ikintu cyose kiri mu isi kizana ibintu bibiri. Icyambere gituma ugira irari, urararikira. Umuntu ararikira umugore mwiza kubera ko yamubonye, ngo ni irari ry'amaso. Umuntu ararikira imodoka, akararikira inzu kubera ko yayibonye. Umuntu ararikira umugabo kubera ko yamubonye. Ikiri mu isi cyose ni irari ry'umubiri, ni irari ry'umubiri. Niko muzehe Yohana yanditse, hano yarageze mu zabukuru, intumwa ya Yesu. Ikindi yanditse ngo no kwibona mu by'ubu bugingo. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo ibintu byo mu isi bitera ubwibone iyo utitonze, bituma wibona. Abantu barirata, baribona ngo nuko biza amashuri menshi. Abantu baribona ngo nuko bafite imodoka nziza.
abantu baribona ngo nuko bambaye imyenda ihenze, amabubu ahenze, amakositimu ahenze, inkweto zihenze, amakaza ahenze, abantu bakibona ngo no kwibona mu by'ubu buzima, kandi ngo ntabwo bituruka kuri data wa twese, bituruka kuri Satani, ku mubi, ngo kandi sirashirana no kwifuza kwayo. Imyenda iri gushira, imibiri yacu iri gushira. Hano hari abagore babaye beza my friend, ariko uyu munsi barakureba ukagira ngo bari kukumwaza, kandi barabaye abagore beza. Hano hari abagabo bari beza my friend, bari beza, ariko hano ku gahanga hatangiye kuza amayesikariye, kandi bari beza. Nawe niho urimo kujya, nanjye niho ndimo kujya, niho turimo turajya. Ngo no kwibona ku by'ubu bugingo. Be careful, itondere iby'isi bitera ubwibone, bitera irari ku badashoboye kubibona. Abakene bahora mu maganya n'agahinda ko kubibona. Niwo mutego w'abakene. Umutego w'abakene Satani abategesha ni amaganya, n'agahinda, n'amarari. Abakire Satani abategesha kwirata. Abatarize bagira igikomere cy'uko batize, niwo mutego wabo. Hanyuma bize Satani akabategesha kwirata ko bize. Abatagira imodoka abategesha amaganya yo kuzigira, abamaze kuzigira akabagusha mu mutego wo kwirata ko bazifite. Abatagira inzu bagwa mu byaha by'amaganya ko ntazo bafite. N'abapangayi babi bakabasiteresa. Abagira amazu, banyira amazu, mwabise ngo banyira ibyondo, nyine barabibonye, ni ibyabo. Kandi hari n'igihe Imana ibakoresha kugira ngo bakwenyegeze ugende usenge. Wagize ngo Imana idashyiraho Penina mu bikuriya, hano ntiyari gupfa ari ingumba, ariko yamushyiriyeho Penina. My friend, Penina mubera Penina. Kajya yakserera, ikigerageza akakserera. Hana nawe akajya gusenga kubera ko Penina yagize gute? Kubera ko yenyegeje. Hari Imana iguha Penina kugira ngo usenge Imana igusubize. Abantu mufite ba Penina, haleluya. Ntabwo iteka ryose Penina bari mubi. Penina ntabwo bari mubi. Hanyuma ikindi, niba tugendeye mu by'umutima wifuza, nukuvuga iki? Nukuvuga ngo bya bindi twasomye ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe, ugendere no mu by'umutima wawe ukuyoboyemo. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo nitwita ku by'irari ry'umubiri riri kutubwira tukabikora, nitwemera kuyoborwa n'irari ry'umubiri, nitwemera kuyoborwa na kamere, ahantu izatujyana ni mu mwobo. Izakujyana aho yajyanye Yuda, izakujyana aho yajyanye Samusoni, izakujyana aho yajyanye Ananiya na Safira. Kamere nahitujyana, amarari nahatujyana. Wa musore we, yaba muntu ukiri mutoya, byishimire ariko itonde. Niba ufite amafaranga aguha ububasha bwo kunywa ibintu ushaka, ariko ntiwemerewe kunywa ibintu byose. Hari abantu ngo ibintu ngo by'amafanta, ngo ibintu by'imitobe bakabituka, bakabisebya. None ngo abarokore mufite amafaranga mwatangiye kugura ngo twavehuje, ngo hari ibintu tubakiza, ngo hari ibintu tubavura. Mwabaye abana b'abakobwa nibo babeshya ngo ibiheri mu maso ngo nibasambana ngo bizakira, bakababeshya. Mu nda hari kubarya kubera bya bihe bagezemo by'abagore ngo nibasambana ngo hazakira. Basore muri hano, ibyo ni ukubeshya. None n'abantu bakuru basigaye babeshya ngo umuntu wagize amafaranga ngo bira bintu ngo by'imitobe ngo nakomeza ngo kubinywa ngo bituma ngo mu nda hamurya, ngo inzuki ngo zizamurya.
ariko ko inzuki zarabariye koko ko mwabinyoye mucyo. None n'abantu bakuru nabo barimo baramera nk'abana. Menya ko rero ibikorwa byose ukora, menya ko bizaza ku munsi w'urubanza. Bizaza ku munsi w'urubanza. Umubwiriza 12 umurongo wa 14 haranditswe ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi kizaza. Igikorwa cyose ukora uyu munsi gifite uburemere. Amagambo yose uvuga uyu munsi afite uburemere. Twumvise ko hari ibitabo ajya yandikwamo. Hari ibitabo byandikwamo ibikorwa dukora. Hanyuma ikindi, urubanza rw'Imana rugaragaza ko buri gikorwa cyacu gifite uburemere. Nibyo Yesu yavuze ngo n'ijambo ryose ry'imfabusa tuzaribazwa. Ariyo mpamvu navuze ngo nta murokore wemerewe gukina komedi. Nta murokore wemerewe kuvuga amagambo y'imfabusa. Nta murokore wemerewe gukora igikorwa kidafite ikintu kimaze cy'imfabusa. Ntabwo tubyemerewe. Ntabwo twemerewe kuyoborwa na kamere. Ntabwo twemerewe kuyoborwa n'irari. Iyo bituyoboye dukora ibikorwa by'imfabusa. Ntabwo tubyemerewe. Dukwiriye kubaho tuzirikana ko hazabaho urubanza. Kandi ko ikintu cyose dukora nubwo twacyoroshya, ntabwo Imana icyoroshya, hari umunsi kizaza. Tugana ku musozo. Kubaho tuzirikana ko hazaba urubanza bidufasha kugira icyerekezo kizaza, cy'ejo hazaza. Kubera iki? Bituma turinda intambwe zacu kugira ngo zitabasha gusitara. Ikindi, biturinda ubujiji. Tubaho tuzi ko niba turi mu myanya ntabwo izahoraho. Niba dufite amafaranga ntabwo azahoraho. Niba turi abasore ntabwo bizahoraho. Niba turi inkumi ntabwo bizahoraho. Hari abantu njya mbona mu muhanda bazi kwizunguza neza. Ntabwo bizahoraho. Ubuto n'ubusore ntabwo bihoraho. Kuba uri umugabo w'imbaraga n'umugore w'imbaraga ntabwo bihoraho. Ntabwo amafaranga azahoraho. Ntabwo icyubahiro kizakoraho. Nibidashira wowe uzashira. Hanyuma ikindi, bituma imyitwarire yacu itungana. Bituma duhitamo inshuti nziza. Bigatuma duhitamo ibikorwa dushobora gukora byiza bitazatuyobora mu manga cyangwa se mu muriro cyangwa se mu rwobo. Icyo gihe ushobora guhitamo inshuti nziza zo zizagufasha kugira ngo ubashe gukora ibikorwa bitazatuma utsindwa mu rubanza. Bituma uhitamo imyidagaduro myiza uzakora n'abo muyikorana. Hari ibintu bimwe numvise bitiyubashye. Icyakora cyo nabonye hariya hoteli Dove yarabikosoye. Bagira sauna y'abagabo, bakagira sauna y'abagore. Njya numva ngo abanyamujyi mujya muri sauna mukajya mu cyumba kimwe, abagore bambaye ubusa bambaye udutenge n'abagabo bambaye ubusa bambaye udutenge, bose bakabavanga ahantu hamwe. Cyakora cyo hoteli yacu yarabitunganije, irabisepara, ishyiraho sauna y'abagabo, ishyiraho sauna y'abagore. Uhitamo imyidagaduro. Ntabwo imyidagaduro yose tuyikora. Duhitamo imyidagaduro idufitiye akamaro. Naho tuyikorera hadufitiye akamaro. Ntabwo dukora ibintu by'imfabusa. Ntabwo naje kwamamaza Dove Hotel ariko ndi no muri ADPR nshaka na yamamaza, ni hotel yacu. Nta n'umuntu wanabimpanira. Ariko bituma duhitamo n'uburyo bwo gukoresha igihe cyacu.
buriya murabona wa mwanya umuntu amara muri betting, wa mwanya umuntu amara muri betting atabivuganye n'umugore, imodoka y'urugo ikagenda, parcelle y'urugo ikagenda, ikibanza cy'urugo kikagenda, bikabyara amakimbirane mu rugo. Uriya mwanya mubona mute? Ni kibazo nabazaga ariko ntabwo ngisubije. Uriya mwanya mubona mute? Wa mwanya umuntu arara mu kabare ari hamwe na fan club ngo arimo aranywa fanta, ndabyemera. Uri umuntu w'umugabo, ni gute umuntu w'umugabo agira agakungu ngo mwakoze fan club ngo ya Manchester, ngo mukora fan club ya Arsenal, ngo mukora fan club ya Chelsea. Umuntu w'umugabo, umugore akamuhamagara, telefone akayikupa, warangiza ukigira intare. Umugore ari kuguhamagara ngo ariko ngo abandi bagore ngo bari guhamagara abagabo babo, ngo uhamagara ushaka iki? Mubitekerezeho, muzarebe niba ari ibikorwa by'ubwenge, mutazabazwa. Muzabitekerezeho. Dusoza, hari ibintu ngira ngo twibaze hanyuma tubisengeremo. Icyambere nkuko nabivuze, ufite ubwigenge bwo guhitamo ibikorwa ukora, ariko ntabwo ufite ubwigenge bwo kwibuza kwinjira mu ngaruka zabyo. Samusoni yari afite ubwigenge bwo guhitamo kuryamana n'abagore ashaka, ariko ntabwo yari afite ubwigenge bwo guhitamo kutanogorwa amaso. Ananiya na Safira bari bafite ubwigenge bwo kubeshya ko isambu bagurishije ari byo bihembo bayikuyemo, ariko ntabwo bari bafite ubwigenge ku rupfu bwo guhitamo gupfa cyangwa se kudapfa. Yuda yari afite ubwigenge bwo guhitamo kugambanira Yesu, ariko ntabwo yari afite ubwigenge ku guhitamo kutiyahura. Ubitekerezeho neza. Ufite ubwigenge buhitamo gukora ibintu runaka, ariko ntabwo ufite ubwigenge bwibuza gupfa. Ntabwo uzashobora guhitamo kudapfa cyangwa se no gupfa. Ntabwo uzabihitamo. Uzapfa utabishaka, uko wavutse utabishaka, ukavukira naho udashaka, ukabyarwa n'uwo udashaka. Niba byaranahuye ugasanga warabyishimiye, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko abenshi njya mbona munakina za green card, binyereka ko abantu bababyaye harimo akantu, aho mwavukiye harimo akantu, naho uba harimo akantu, n'ubwene gihugu bwanyu kubwemera hari igihe bigorana, mugahitamo ubundi. Gupfa nta bubasha ubifiteho. Kuzajya mu rubanza nta bubasha ubifiteho. Icyakora cyo ububasha ufite, wahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ugahabwa ubugingo buhoraho. Wahitamo kwakira imbabazi Imana yaguhereye ku musaraba i Golgotha. Ariko nibyo kuzuka nta bubasha ubifiteho, uzumva Imana yakuzuye. Niba warahisemo Yesu, uzajya kwibona usanga uri kuzamuka mu ijuru, usanga uri gusanganira Yesu mu kirere. Niba warahisemo kutakira Yesu, uzisanga urimo urajya mu muriro w'iteka ryose, ariho uri kujya. Guhitamo ibikorwa ukora biri mu biganza byawe, ingaruka zabyo ntago ziri mu biganza byawe. Ntago ziri mu biganza byawe. Ntago ziri mu biganza byawe. Niyo mpamvu ubu bwigenge bwo guhitamo ibikorwa dukora twakagombye kubushyira mu biganza by'Imana. Twakagombye kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana muri ubwo bwigenge. Twakagombye kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera muri ubwo bwigenge. Ntabwo Imana izagushyiraho agahato ngo ikuyobore. Umwuka Wera ayobora ababyemeye. Ijambo ry'Imana riyobora ababyemeye. Ntabwo Imana igushyiraho agahato kugira ngo ikuyobore. Uzahitamo
uyoborwe n'amarari yawe, cyangwa uhitemo uyoborwe na kamere yawe. Abafite ibitekerezo bya kamere bemera kuyoborwa na kamere, imirimo yabo iragaragara, harimo no kwikunda. Nahoze mbwira abantu mu iteraniro rya mbere utuntu njya mbona kandi dusa nkaho tworoheje kandi turemereye. Ahantu umugabo ahamagara undi bati, Mushumba Jean Paul, wangurije amafaranga ko nabonye imodoka ya make. Wabonye imodoka ya make nguha amafaranga? Ahubwo yindangire nyigure. Yindangire nyigure. Niba hatarimo ibintu byo kwikunda, yindangire nyigure. Mbaza niba nshaka kuyigura, ariko utambwiye ngo nguha amafaranga uyigure. Harimo akantu kenda kuba nko kwikunda. Mushumba Jean Paul, nguriza amafaranga, nabonye ikibanza cya make. Banzu mbaze niba ntacyo nkeneye. Banzu mbaze niba ntacyo nshaka. Kubera ko amafaranga nayanjye, ninjye wakagombye kukigura. Harimo mbese akantu kenda kuba nko kwikunda. Ngewe nta muntu n'umwe nshobora guha amafaranga ariko mbwira ngo yabonye ikibanza cya make cyangwa imodoka ya make. Ntago nshobora kandi abagore benshi bari muri literaniro ntago babikora. Cyakora cy'abagabo benshi babikora. Abagabo mu mbare reka abagabo benshi babikora. Abagabo benshi nge mbona bari kubikora. Nge nyambabona bari kubikora abagabo benshi. Ariko abagore bo ntago umugore wabimuzanaho. Unabibwiye n'umugore ntago mwabyumva kimwe. Umugore uzi ikintu yakubwira, umubwiye ngo hari umugabo mugenzi wanjye umwe ngo nimuguriza amafaranga agura ikibanza, umugore yakubwira ngo mubwira aho kiri hanyuma tugende tukigure. Mubwira kurangira aho kiri tugende tukigure. Uko amafaranga na yacu kandi ikibanza gikeneye amafaranga, niko umugore yakubwira. Kandi abagore babivuga bamwe ndasa n'umuntu uri kubabona. Tugiye gusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero ibintu nabaganirije ntago mbiseguraho, ariko n'urubyiruko rwambwiye ngo mbivuge. Kugira ngo tubeho mu buzima bwubaha Imana, kugira ngo tubeho mu buzima bunezeza Imana, tugomba kuzirikana ko ibikorwa dukora hazabaho urubanza. Bibiliya yuzuye urubanza gusa. Na Yesu yaravuze ngo nagaruka azatandukanya intama nkuko umwungeri yarobanura intama mu ihene. Ihene ibumoso, intama hehe iburyo. Yesu nawe yarabivuze, urubanza ruzabaho kandi ibikorwa dukora uyu munsi bifite uburemere imbere y'Imana. Ntabwo Imana ibyirengagiza. Nahoze mbwira abantu ngo hari ibyaha dukora mu gihugu bigasaza. Hari ibyaha bisaza. Nta mwanya mfite mba mpaye muzehe Tabaro iminota nk'ibiri akababwira ibyaha nka bibiri bisaza. Hari ibyaha bisaza bibaho. Urukiko rwakubura byamara imyaka 5, 7 cyangwa se imyaka runaka bigasaza, wazaboneka nyuma y'iyo myaka ntibazagukurikirane. Ariko hari n'ibindi byaha bidasaza. Urugero jenoside ntabwo isaza. Igihe cyose bazakubonera bazagukurikirana. Niba warihishe hagashira igihe hakaboneka abantu bagushinja, warihishe, inkiko ziragukurikirana. Ntabwo gisaza. Iyo tugeze mu mwuka rero bihinduka ibindi bintu. Mu mwuka nta cyaha na kimwe gisaza. Icyaha gisaza gusa iyo umuntu yacyemeye akakihana akagisabira imbabazi, amaraso ya Yesu akagikuraho. Amaraso ya Yesu akuraho ibyaha bigasaza bikibagirana imbere y'Imana. Kandi icyaha wihannye amaraso ya Yesu akagikuraho ntabwo uzakibazwa. Noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1, noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ibikorwa wahisemo gukora bikaba ari icyaha, nubyihana ugasaba imbabazi, amaraso ya Yesu arabikuraho. Nyuma y'uko bikuyeho nta rubanza. Ariko icyaha cyose utihannye ntago gisaza. Reka ndebe muri literaniro abantu bashaka kwakira Yesu muri bo, bakaba bashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana. Niba hari abahari, nubwo yaba ari umuntu umwe, azamura ikiganza. Umuntu ushaka, waba uri umushyitsi cyangwa se usanzwe
uterana natwe, ariko muri iri teraniro urumva wifuje gutumira Yesu mu bugingo bwawe no kumuha ubuzima bwawe no kumusaba imbabazi z'ibyaha wamukoreye, ndagira ngo aho uri uzamura ikiganza tugusengere mu izina rya Yesu. Ese waba uhari cyangwa unatera intambwe uze hano imbere? Niba hari uhari ubyifuza, natera intambwe aze hano imbere, abakuru bamurambikeho ibiganza, abakozi b'Imana bakurambikeho ibiganza bagusengere mu izina rya Yesu. Ese waba uhari ngo uze hano imbere? Niba uhari tebuka vuba. Umuntu ukeneye gutumira Yesu mu bugingo bwe, umuntu ukeneye gusaba Imana imbabazi, ubuzima bwe akabuhereza Imana, niba hari natebuke vuba, uwo turamusengera ari hano imbere. Abandi tugiye gusengana nabo ni abantu bifuza ko twasenga kugira ngo Imana iduhe ubuzima butayoborwa n'amarari, ahubwo ubuzima bwanesheje amarari buyoborwa n'ijambo ry'Imana, buyoborwa n'umwuka wera. Ibyo byo numva itorero ryose narisaba ko twabisengera, niba bishoboka ko twahaguruka twabisengera mu izina rya Yesu. Kugira ubuzima, ibikorwa dukora nitubyishimire, ariko ibintu byose turimo biyoborwe n'ijambo ry'Imana, biyoborwe n'umwuka wera, ntibiyoborwe na kamere, ntibiyoborwe n'amarari, biyoborwe n'umwuka wera. Tube abantu banesha mu izina rya Yesu. Mwakwemera tugasengera kino cyifuzo? Reka nsabe abapastori bari hano imbere muze n'ubundi hano imbere kugira ngo dusengere kino cyifuzo, ndetse nsabe umushumba kugira ngo nawe aze hano imbere. Abapastori muze hano imbere. Pastor Sylvie, nubwo nawe uri umushyitsi ngwino hano imbere. Reka nsabe afite inshingano ya gishumba ya gipastori muze hano imbere, ariko nababandi bakeneye kwihana bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza baze hano bapfukame hano imbere. Barapfukama hano imbere. Abadiakoni mubafashe, abakeneye gupfukama bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza bo baze hano imbere. Imana idufashe. Haleluya. Reka nsabe itorero ryose duhaguruke, abumva twasengera kino cyifuzo tugisengere mu izina rya Yesu. Tube abantu banesha amarari bayoborwa n'ijambo ry'Imana, tube abantu banesha kamere bayoborwa n'umwuka wera, bayoborwa n'ijambo ry'Imana. Ariko nababandi bakeneye gusaba Imana imbabazi no gutumira Yesu mu bugingo bwabo, namwe nimuze imbere. Yesu abaha umugisha abamaze kuza hano imbere. Imana ibagiriye neza. Haleluya. Nabandi nibaze duhereze Imana amashyi iduhaye aba bantu baje gupfukama hano imbere. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka umushumba wa paruwase adusengere mu izina rya Yesu. Reka umushumba paruwase adusengere mu izina rya Yesu. Asengera abangaba baje gupfukama hano imbere, ariko natwe adusengere. Nawe ubumbura akanwa wisengere, ubwira Imana ngo Mana, nshoboza kuba umuntu wemera kuyoborwa n'ijambo ryawe iminsi yose. Nshoboza kuba umuntu wemera kuyoborwa n'umwuka wera iminsi yose. Ndinda kuba umuntu uyoborwa na kamere, utwarwa na kamere. Ndinda kuba umuntu utwarwa n'amarari. Amarari araducanira. Amaso yacu ahereza imibiri ikaducanira, kandi twirinde. Hari ikintu dufite mu ntoki cyiza ku manywa na nijoro cyitwa telefone. Hari ikintu dufite mu biganza iwacu mu rugo cyitwa televiziyo. Hari ikintu dufite mu biganza byacu cyitwa kompiyuta. Ni ibikoresho byiza, ariko biriya bikoresho mwirinde ibyo mureba muri biriya bikoresho. Ibyo mureba n'ibyo mwumva mwirinde, mutoranye ibyo mureba. Abarokore ntabwo bareba ibintu byose. Ibyo ureba bishobora kukuyobya, ibyo wumva bishobora kukuyobya, ariko abakora ibyo Imana ishaka, niko Yohana yanditse, bazahoraho iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Mushumba dusengere. Mana yacu, nyiri ubuntu bwinshi kandi butangaje, nyiri imbaraga zose, nyiri ububasha bwose,